Ku gicamunsi cyo kuri iyi tariki ya gatandatu kuri uyu wa mbere, inkongi ikomeye cyane yafashe inzu yacururizagamo Uwiringiyimana Ananiya, yacururizagamo akabari, resitora ndetse na sauna massage hariya mu mujyi wa Kigali. Ibyari birimo rero byakongotse, byabereye hariya mu murenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, umudugudu wa Kagarama, mu karere ka Gasabo, hariya ni mu mujyi wa Kigali, aho iyo nkongi yazaga kwibasira iyi nzu yakorerwagamo n'uyu mubyeyi, iza kuba yakongora ibikoresho bigiye bitandukanye. Inzu rero yafashwe n'inkongi yari igeretse inshuro imwe gusa, habanza iyo hejuru yari isakaje ibyatsi, murabyumva, kubera ko n'ubundi yari akabari, kwari kugira ngo abakiriya bajye babona amafu ya buri kanya mu gihe bari kwinywera agacupa kabo. Iyi nzu rero yari igeretse inshuro imwe gusa, habanza gushya inzu iyo hejuru yari isakajwe ibyatsi, maze ikomereza yataka n'ibindi bice by'inzu. Hahise hakurikiraho rero ubwiherero bwari bwubakishijwe n'ubundi inzu bwari bwubakishijwe amabati, ubundi hakurikiraho inzu y'abakozi nayo yari iriho amabati. Iyi rero yari inkongi ikomeye cyane, aho polisi y'u Rwanda yaje gufatanya n'abaturage bagatabara bakazinyazinya, ariko n'ubundi ntabwo habuze kuba ibikoresho byinshi cyane byangirika mu byari biri muri iyi nzu yakorerwagamo n'uyu mubyeyi. Ni ibintu rero bikomeye cyane kandi byaje kuba byashegesha uyu mubyeyi, kuba inzu yahiye. Gusa nanone icyateye iyi nkongi ntabwo kiramenyekana. Hari ibikoresho rero byinshi cyane byangiritse muri iyi nzu yakorerwagamo ubucuruzi bw'akabari, harimo massage ndetse harimo na resitora. Ubwo ni ukuvuga ngo byari birimo ari ibyombi. Mu byangiritse rero harimo firigo zigera kuri ebyiri, harimo televiziyo ya puse 65 ndetse amakaziye agera kuri 30 yari arimo n'inzoga, bitewe n'uko n'ubundi aka kabari kacuruzaga inzoga. Amakaziye agera kuri 30 yose kari gasitowarinze yahiye. Radiyo imwe ndetse ibigega bibiri nabyo bikaba byahiye. Intebe 35, imitaka igera kuri 18. Murayibona iriya mitaka igenda ishingwa hirya no hino mu tubari, muri compound y'akabari, kugira ngo nyine abantu babe babasha kuza bakiyicariramo bakanezerwa mu gihe bari kunywa. Iyo mitaka rero igera kuri 18 nayo ikaba yahiye. Hahiriyemo rero na kamera imwe ndetse na sound system imwe na projector imwe, ameza agera ku 8 yose nayo yahiye, ndetse na IBM machine bakoreshaga batanga facture nayo yahiriye muri iyi nzu. Inzoga rero za rikeri zigera kuri 30 nazo zahiriye muri iriya mpanuka y'inkongi y'umuriro yabereye muri iriya nzu. Noneho amapine y'imodoka agera kuri 4 yose yahiye, matora ebyiri, congelateur imwe, amasafuriya agera ku 10, amasahani agera kuri 40, byose bifite agaciro ka miliyoni 20, byose byahiriye muri hariya Ikinyanya. Icyateye rero iyi nkongi ntago kiri kuvugwaho rumwe, nta nubwo cyamenyekanye neza. Gusa ikiri gukekwa ni uko systeme cyangwa se uburyo aya mashanyarazi yo muri iyi nzu yari yesitaye ntago byari byujuje ubuziranenge, cyangwa se byari byesitaye nabi ku buryo byateza impanuka cyangwa se inkongi y'umuriro. Gusa nanone haravugwa yuko insinga z'amashanyarazi zakoreshwaga muri iriya nzu zitujuje ubuziranenge, akaba ari nayo mpamvu yaba yabaye inanda y'inkongi y'umuriro, ikaba yahekuye uriya mubyeyi. Iyi nzu rero nubwo yahiye, bikaba bibabaje cyane mu bakiriya b'aka kabari, mu bari bagaturiye, mu bakozi baho, kubera ko babuze akazi by'igihe gitoya, ndetse na nyirako yinjizagamo amafaranga ya buri munsi. Ni ikibazo gikomeye cyane. Iyi nzu rero yari ifite ubwishingizi, rero ubwo bwishingizi akaba ari bwo buzishyura ibyangiritse ndetse n'igihombo cyose cyatejwe uyu mubyeyi. Wasam TV Show, ugire ibihe byiza.